You Will Think of Me, song by Elvis Presley, released in 1969 on the album From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. The lyrics tell a story of necessary breakup. The narrator states that in her cold and empty bed, his partner will think of him even as he lives to follow his own path. Unyihanganire mukobwa, kubera ko ubu ngubu ngomba kugusiga. Hari ikintu muri njyewe kiri kumpamagara meze nk'umuyaga wigendera. Kandi nubwo ngiye nzi neza ko mu gihe uzaba uri mu buriri wenyine wigunze ukonje, uzantekerezaho. Yego, uzantekerezaho. Rimwe uzajya umbona ntashye ubundi umbone ngiye. Ntuzigere umbaza ati ugiye hehe, kubera ko muri njyewe mpora ngenda numva naribohoye. Mpora ngenda meze nk'uriya muyaga wirwa uhuha. Kandi nakubwira ko mu ijoro uri wenyine uryamye uzajya untekerezaho. Yego, uzajya untekerezaho. Ubu ngubu nzi neza ko wankunze bya nyabyo. Nzi neza ko wankurikira naho twaba tugiye mu nyanja tutabasha kureba ngo amaso yacu ayiheze. Gusa mukunzi wanjye, umutima wanjye ntabwo uri hamwe. Kandi nakubwira ko mu ijoro uzajya unkumbura. Yego, mu ijoro wigunze uzajya untekerezaho. Kandi mukunzi mwiza, nakubwira ko nanjye aho nzajya mba ndi mu muhanda nzajya ngenda ndi kurira, kubera ko agahinda ko kukubura n'irungu bizaba ari byinshi. Kandi amarira yanjye azaba atemba kubw'urukundo. Kandi ndakwizeza ko muki uzabona umukunzi mwiza kandi mushyashya. Azagufata neza kurusha uko njyewe nakwitagaho. Kandi uzumva unyuzwe igihe azaba agupfumbase. Gusa ntibizabuza ko mu gihe uzaba uryamye mu buriri uri wenyine uzajya untekerezaho. You Will Think of Me, indirimbo ya Elvis Presley yo mu 1969 iri kuri alubumu From Memphis to Vegas. Wakoze kubana nanjye. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Ntiwibagirwe kandi na subscribe. Urakoze, ugira ibihe byiza.